ryayo nongeye kukwishimira cyane. Iyi ni Trust and Obey channel aho twigira ijambo ry'Imana. Njyewe ndi Musoni Flavier nongeye kuguha ikaze. Uyu mwanya ni umwanya tugiye kwiga ijambo ry'Imana aho tugiye kwigana insanganyamatsiko ivuga ngo kwangiza inzira igana ku gukiranuka. Kwangiza inzira igana ku gukiranuka. Reka mbere yuko twiga ibyanditswe byera dusenge. Mana ikiranuka, Mana nziza kandi Mana yera, Mana ifite urukundo kandi yitaye ku nyoko muntu, Mana yashyizeho umurongo wo kuboneramo agakiza kandi uwo murongo ukaba ukwiye kunyurwamo n'abantu bose. Reka uyu mwanya twongere tugushimire yuko waduhaye amahirwe yo kumenya ibyawe, udutera n'amatsiko meza yo kumva twifuza kubimenya kugira ngo tunabigenderemo. Ngwino ukore rero mu mitima yacu, ku mitima yacu, kugira ngo izi nyandiko tugiye gusoma imbaraga y'Umwuka Wera yazandishikishije ibane natwe, kugira ngo ku musozo abe ari wo uhabwa icyubahiro. Gukiranuka nicyo cyangombwa gikomeye umuntu akwiye kukwereka ukishima, kandi nanone ibyanditswe byawe byera bikatwereka ko ntawe ukiranuka n'umwe, kandi ukaba vuba bidatinze ugiye gutanga itangazo y'uko ukiranuka agomba gukomeza gukiranuka. Dufite ibibazo byinshi bituma gukiranuka kwawe kutinjira muri twe ngo kubyara umusaruro. Ngwino ubane natwe kandi uturinde ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma dutakubwa intego y'icyiza watugeneye. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Nshuti muvandimwe, tugiye kwiga gukiranuka icyo ari cyo, ariko tunarebe uburyo bwakoreshejwe kugira ngo inzira igana ku gukiranuka yangizwe. Yesaya igice cya 64 umurongo wa 3, ijambo ry'Imana riravuga ngo kuko uhereye kera ntabwo abantu bigeze kumenya cyangwa kumvisha amatwi no kurebesha amaso indi Mana igira ikimarira uyitegereza itari wowe. Ubonana n'unezererwa ibyo gukiranuka akabikora, n'abagendera mu nzira zawe bakwibuka. Ariko wararakaye kuko twakoze ibyaha ndetse twabimazemo igihe kirekire, aho no gukizwa tuzakizwa. Kuko twese twahindutse abanduye, kandi n'ibyo twakiranutse byose bimeze nk'ubushwambagara bufite ikizinga. Twese turaba nk'ibikibabi, kandi gukiranirwa kwacu kudutwara nk'umuyaga. Iri somo ndifuza yuko turyumva neza. Bibiliya igaragaza yuko uhereye kera kose ntabwo abantu bigeze kumenya, nta nubwo bigeze kumvisha amatwi ngo barebeshe amaso indi Mana ifite imbaraga nk'Imana yacu twizera. Ariko Bibiliya ikavuga ngo Imana ibonana n'unezererwa ibyo gukiranuka akabikora. Mu magambo make, umuntu unezererwa ibyo gukiranuka ariko ntabikore, Imana ntibonana nawe. Byaba ari ikinyoma umuntu akubeshye yuko akunda ibintu by'Imana byo gukiranuka ariko atabishyira mu bikorwa, akakubwira ngo yabonye Imana, akakubwira ngo yumvishe ijwi ryayo, akakubwira ngo yarayibonye n'amaso. Hano Bibiliya iravuga ngo n'abagendera mu nzira zawe bakwibuka. Imana ikeneye abantu bagendera mu nzira zayo ariko banayibuka. Ese nshuti zanjye, iri jambo ryitwa kwibuka turibona hehe mu mategeko? Mu mategeko y'Imana, itegeko rya 4 riratubwira ngo wibuke kweza umunsi w'isabato. Kuki uyu munsi wa none abantu bashaka kutubwira ko bagendana n'Imana, bagendera mu nzira y'Imana ariko batayibuka? Ni ikibazo gikomeye. Hano Bibiliya iravuga ngo ariko wararakaye kuko twakoze ibyaha ndetse twabimazemo igihe kirekire. Abantu bamaze igihe kirekire mu byaha, kandi abantu barakaje Imana kuko bakoze ibyaha. Ariko uyu munsi wa none abantu bigisha yuko Imana itababazwa n'icyaha, Imana itababazwa n'umunyabyaha, nta kintu cyayitungura. Hano Yesaya we yageze aho aranabaza ati ariko aho no gukizwa tuzakizwa? Ko tumaze igihe kirekire mu binyoma, ko tumaze igihe kirekire mu byaha, kuko twese twahindutse abanduye, kandi n'ibyo twakiranutse byose bimeze nk'ubushwambagara. Mu magambo make, abantu Imana itari
muri bo bagerageje gukiranuka ku mbaraga zabo, bagerageza gukiranuka ku bubasha bwabo, ariko birangira bigaragaye ko ibyo bakiranutse nabyo ari ubushwambagara bufite ibizinga. Gukiranuka Bibiliya ikomeza ibivugaho. Zefaniya igice cya 2:3, Bibiliya iravuga ngo mushake Uwiteka mwabagwaneza bo mu isi mwese mwe, bakomeze amategeko ye, mushake gukiranuka, mushake no kugwa neza, ahari muzahishwa ku munsi w'uburakari bw'Uwiteka. Mu magambo make, ku munsi w'uburakari bw'Uwiteka, ku munsi wo guhana, urukingo rw'abantu b'Imana ruzaba ruri mu ki? Urukingo ruzaba ruri mu gukiranukira Imana, no kuba abantu barashatse Imana bakaba bagwa neza, no kuba abantu bakomeza amategeko y'Imana. Nshuti zanjye, ibi bizaba ari urukingo bishobora kuzafasha abantu kurokoka ku munsi wa nyuma. Rero gukomeza amategeko y'Imana, gukiranuka bitabigizemo uruhare, gushaka Imana no kuba abantu bakaba bagwa neza ariko badakiranuka cyangwa bakomeza amategeko y'Imana, cyaba ari ikinyoma. Zefaniya rero arabivuga neza. Yesaya 45:24, Bibiliya iravuga ngo hariho uzambwira ati mu Uwiteka honyine niho hari gukiranuka n'imbaraga. Mu Uwiteka. Mu magambo make, nta handi hantu twabona gukiranuka uretse mo imbere mu Mana. Ni ukuvuga ngo umuntu ashobora kuba aba ku Mana cyangwa akaba mu bintu by'Imana, ariko mu Uwiteka honyine niho hari ugukiranuka n'imbaraga. Kuri we niho abantu bazahungira, abamurakarira bose bazakorwa n'isoni. Mu Uwiteka niho urubyaro rwa Isirayeli rwose ruzatsindishirizwa rukamwirata. Ubwo rero nshuti zanjye, yaba gukiranuka n'imbaraga by'Imana biva ku Mana, yaba gutsindishirizwa n'Imana, byose biri mu Uwiteka mo imbere. Nta muntu utsindishirizwa n'undi, nta muntu ubabarirwa n'undi ngo amubabarire imbere y'Imana, nta muntu ukiranuka ngo abe umukiranutsi bitewe n'undi muntu bimufasha, nta muntu ushobora kubona imbaraga z'iby'Imana zikuye mu wundi muntu. Gusa mu Uwiteka, mu Mana yacu niho dutsindishirizwa. Yesaya, Bibiliya yakomeje bigaragaza neza. Yesaya 48:18, Bibiliya yavuga ngo iyaba warumviye amategeko yanjye, uba waragize amahoro ameze nk'uruzi, gukiranuka kwawe kuba kwarabaye nk'umuraba w'inyanja. Amen. Iyo abantu baba barumviye amategeko y'Imana, baba bafite amahoro ameze nk'uruzi, kandi gukiranuka kw'Imana kuba kubagaragaramo. None uyu munsi wa none harimo haraboneka ubwoko bwo gukiranuka bwigijeyo amategeko y'Imana. Abantu bakizera yuko bazaba bakiranutsi, bakizera yuko bazasa neza bakemerwa imbere y'Imana. Amategeko y'Imana n'ijambo ryayo barabishyize ku ruhande, ndetse abantu barimo barihangira amahoro bitewe n'amadini atandukanye barimo. Yeremiya 23:5, Bibiliya igaragaza ikibazo gikomeye kiriho uyu munsi wa none. Dore iminsi izaza ubwo nzumburira Dawidi ishami rikiranuka, azima ab'umwami kandi akorane ubwenge, azasohoza imanza zitabera no gukiranuka mu gihugu, niko Uwiteka avuga. Mu gihe cye Yuda azakizwa kandi Isirayeli azibera amahoro. Iri ni ryo zina rya shami rizitwa Uwiteka gukiranuka kwacu. Mu magambo make, gukiranuka kwacu kuri mu Uwiteka wenyine. Nta handi hantu gukiranuka kwaturuka, nta wundi muntu wakwishakamo gukiranuka ku mbaraga ngo kuboneke. Bivuze ngo iki rero? Ngiyi inzira Bibiliya yagennye. Nta handi agakiza kaboneka, nta handi gukiranuka kwaboneka uretse mu gushaka Imana ubwayo, kandi Uwiteka akaba ari ukubera gukiranuka. Rero aya magambo ndayakunda cyane, ari mu gitabo cyitwa Ibihamya ku Bagabura, paje 367, baranditse ngo umunyabyaha nta handi yabona ibyiringiro no gukiranuka uretse mu Mana. Umuntu ukiranuka, umuntu akiranuka ari uko afite kwizera mu Mana, kandi akagumishaho umubano nyakuri n'Imana. Mu magambo make, gukiranuka ni ukwiringira Imana no kuyizera, kandi warangiza ukagumishaho isano ufitanye n'Imana. Rero bitabaye ibyo nta gukiranuka kwaboneka. Ariko nshuti zanjye, ndagira ngo mbabwire yuko uyu munsi wa none mu gitabo cy'intambara ikomeye, paje 159 na paje 160, umuntu umwe yavuze amagambo akomeye. Mubyara we wari warifatanyije n'abagorozi yabaga i Paris,
abo babyara bombi bahuraga kenshi maze bakaganira ku bibazo byatezaga imvururu aharanga ubukristo. Umuprotestani witwa Olive Tan yaravuze ati, mu isi hari amadini abiri gusa. Umugabane wa mbere w'idini cyangwa se imyizerere ni uw'abantu bahimbye. Muri iryo dini umuntu yikiza ubwe kubw'imihango n'imirimo myiza. Undi mugabane w'idini ni uvugwa muri Bibiliya kandi wigisha abantu gushakira agakiza gusa mu buntu bw'Imana nta kiguzi, mu buntu bw'Imana igira nta kiguzi. Mu magambo make, uyu muntu witwa Olive Tan yari mwene wabo n'umugorozi umwe mu bagorozi bakomeye tujya tubwirwa n'ibyanditswe byera, ari we witwa Calvin. Uyu mugorozi witwa Calvin, mubyara we yari umuntu wakundaga kubana n'abagorozi, yakundaga kwiga ibyanditswe byera. Yabwiye abantu, arababwira atumva, mu isi hari amadini abiri. Idini ya mbere ni idini ifite imyizerere yihimbiye, kandi muri iryo dini buri muntu wese akizwa kubw'imihango n'imirimo myiza akora. Kandi nagira mbabwire inshuti zanjye, amadini menshi afite uyu mugabane. Undi mugabane w'idini uvugwa muri Bibiliya ni umugabane wigisha abantu gushakira agakiza gusa mu buntu bw'Imana igira nta kiguzi. Rero inshuti zanjye, amadini ni abiri kandi iyi myizerere izakomeza gukomeza, kandi byanga byakunda ku musozo Kristo azagaruka. N'ubundi amadini ari abiri, isi ifite inzira ebyiri, ifunganye n'ifunguye. Nuko bimeze. Calvin yaravuze ati, sinzigera ngira inyigisho nemera muri izo nyigisho nshya zanyu. Urumva Calvin we yari akibandaraye ku nyigisho z'ibinyoma, yari ataramenya ukuri, akihagararaho. Arangije aravuga ati, sinzigera niga izo nyigisho nshya zanyu. Arangije, mbese mutekereza ko igihe nabayeho cyose nari mu makosa? Nyamara hari ibitekerezo byari byakangutse mu ntekerezo za Calvin atabashaga kwivana mu bwe. Ubwo yari wenyine mu cyumba cye, yatekereje ku magambo yabwiwe na mubyara we. Umutima umwemeza icyaha waramuremereye, yibonaga ari imbere y'umucamanza uzira inenge kandi w'umunyakuri adafite umurengera. Kurengerwa n'abatagatifu, imirimo myiza ndetse n'imihango y'idini, byose nta bushobozi byari bifite bwo kumukiza icyaha. Nta kindi kintu yabonaga imbere ye uretse kwiheba by'iteka ryose. Abanyabwenge b'ikirenga bo mu itorero bageragezaga kumuhumuriza, ariko bikaba iby'ubusa. Yitabaje kwatura ibyaha no gusaba imbabazi, aribyo twita penetensiya, ariko ibyo nabyo biba iby'ubusa kuko ntibyashoboraga kunga umutima n'Imana. Iki rero ni ikintu gikomeye kitwereka yuko mu gihe cya Calvin inzira ivangira agakiza kaboneka mu buryo bunyuranye nuko Imana yabigenye. Gukiranuka gukomoka mu by'umuntu yishakamo. Inzira yaharuwe na Kayini yuko gukiranuka, gutamba kose ari ugutamba, gusenga kose ari ugusenga, yari yaramaze gukomera cyane. Rero muri iyi minsi gukiranuka byasabaga yuko abatagatifu, kurengerwa n'abatagatifu. Muri iki gihe cya Calvin, mu nyigisho z'ibinyoma Roma yari yarabatoje harimo gukora imirimo myiza bikabyara gukiranuka. Imihango y'idini wakoraga ukayibonekamo cyane, nayo bavugaga ko ishobora gutuma uhinduka umukiranutsi. Byose ibi bintu nta bushobozi na bumwe byari bifite bwo kumukiza icyaha, kandi nta kindi kintu cyari kumuhanaguramo gutekereza yari afite. Abanyabwenge b'ikirenga bo mu itorero nabo bageragezaga kuza bakamusura, akamubwira bati, gabanya ibyo bintu n'ubwaka, ibyo bintu byigushyushya mu mutwe, wowe guma muri kiliziya, Imana igufitiye ibintu byiza, jya mu ntebe ya penetensiya ahubwo watura ibyaha byawe ubabarirwe. Ariko ibi bintu byose byaranze. Icyo ni igitabo cy'intambara ikomeye, paji 159 kugeza kuri paji 160. Rero inshuti zanjye, mu gitabo cy'abahanuzi n'abami, paji 158, igitabo kiri soft, baranditse ngo gukiranuka kwa Kristo konyine niko gushobora kubaha imbaraga zo guhagarika umuraba w'ibibi ugenda wararika isi. Niba udashaka kwangirika, gukiranuka kwa Kristo niko gushobora kukurinda uburyo isi irimo kugenda iba mbi n'uburyo abantu barimo kugenda bangirika. Mushyire ukwizera mu byo muhura nabyo. Kwizera koroshya umutwaro wose kandi kukaruhura umuruho. Ibyo mubona ubu by'amayobera mushobora kubikemura kubwo gukomeza kwiringira Imana, kubwo kwizera mugenda
mugendere mu nzira Imana iberetse. Ibigeragezo bizaza, ariko mukomeze mujye mbere. Ibi bizakomeza ukwizera kwanyu kandi bibatunganyirize gukora umurimo. Ibyabayeho mu mateka yera biranditswe, nyamara atari ukugira ngo tubashe kubisoma no kubitangarira gusa, ahubwo byandikiwe kugira ngo ukwizera kwakoreraga mu bantu b'Imana ba kera kubashe no gukorera muri twe. Igihe cyose hariho imitima y'abantu bafite ukwizera, bagomba kuba imiyoboro yo kugaragarizamo ububasha bwayo. Ntabwo muri iki gihe Imana izakora mu buryo buciye munsi y'uburyo yakoraga. Aya magambo aratangaje cyane. Kubw'ibyo rero, gukiranuka kwa Kristo niko konyine gushobora kuduha imbaraga zo guhagarika imiraba y'ibibi igenda yararika isi. Niba udashaka kwangirika nk'uko abantu bamaze kwangirika, gukiranuka kwa Kristo niko gufite ubushobozi. Ntabwo ari ukwibombarika, ntabwo ari imihango y'idini, ntabwo ari ibintu byose bidakomoka mu byanditswe byera. Ukwiye kumenya ko gukiranuka gukomoka muri Kristo gusa. Rero nshuti zanjye, mu gitabo cy'intambara ikomeye paje 90 bakomeje bandika ngo amaherezo icyifuzo gikomeye cyo kubaturwa mu cyaha no kubona amahoro n'Imana cyamuteye kujya kuba mu kigo cy'abihaye Imana, maze ubuzima bwe abwegurira kuba muri ibyo bigo. Muri icyo kigo yasabwe kujya akora imirimo mibi iruhije cyane, ndetse no kujya asabiriza ava mu rugo rumwe ajya ku rundi. Yari ageze mu kigero umuntu yumva ashaka cyane kubahwa no kwitabwaho, bityo iyo mirimo imucisha bugufi yumvaga imukoze isoni, ariko arabyihanganira yiringira ko ari byo bimukwiriye kubera ibyaha bye. Umwanya wose yashoboraga gusagura amaze gukora inshingano ze za buri munsi, yawukoreshaga yiga, akigomwa ibitotsi, ndetse akagabanya no ku gihe cye cyo kurya. Yishimiraga cyane gusoma ijambo ry'Imana kuruta ibindi byose. Yari yarabonye Bibiliya imanikishijwe iminyururu ku rusika rw'inzu babagamo, bityo akajyaho iri kenshi kugira ngo ayisome. Uko umutima we warushagaho rero kumwemeza ibyaha bye, yashakaga uko yagirirwa imbabazi kandi akabona amahoro ku bw'imirimo ye. Uyu ni Martin Luther barimo kuvuga. Mutega amatwi mwumve igihe ibintu byapfiriye. Niko kwiyegurira imibereho iruhije cyane, agaharanira gutsinda ibibi byo muri kamere ye. Imibereho yo mu kigo cy'abihaye Imana itari yaramuruhuye. Yakoreshaga kwiyiriza ubusa, kudasinzira no kwibabaza. Uyu ni Martin Luther. Yageze aravuga ati rero, ubwo systeme Roma yakoreshaga imwe irimo kwanga, reka mpindure ntangire indi systeme nanone njya mbwirwa n'abantu bakeya. Yakoresheje kwiyiriza ubusa, yiha gahunda yo kudasinzira no kwibabaza. Ntiyabuze gukora icyo ari cyo cyose cyamugeza kuri kwa kubonera k'umutima kwari kumubashisha guhagarara imbere y'Imana yemewe. Mu magambo make, kwiyiriza ubusa yabishatsemo gukiranuka ku ngufu, kudasinzira no kwibabaza umubiri. Yaravugaga ati, Imana nibona uko mbabaye, gukiranuka kuri buze kunyinjiremo. Ariko byaranze. Nyuma yaho yaje kuvuga ati, nari uwihaye Imana wamaramaje kandi nakurikizaga amategeko y'ibyo nemera bikomeye cyane birenze uko nabasha gusobanura. Haramutse habayeho uwihaye Imana ubasha guheshwa ijuru n'ibikorwa bye, nagombye kuba ari njye urikwiriye. Yaravuze ati, muri icyo gihe Martin Luther amaze kwihana, yaravuze ngo muri icyo gihe nageragezaga gukora ibishoboka byose kugira ngo mpabwe ijuru n'ibikorwa byanjye. Nakagombye kuba rero ari njye nkwiriye ijuru riramutse ritangwa n'imirimo. Iyo mibereho iza gukomeza igihe kirekire, mba narakomeje kwibabaza ndetse nkageza n'ubwo mpfa. Yaravuze ati, ibi bintu uko nabibagamo byari gukomeza kugeza igihe mpfuye. Ni abantu bangana iki barimo gushaka gukiranuka kugeza ubwo imibiri yabo yangirika, ibitekerezo byabo bikangirika, imiryango yabo ikangirika, ndetse niba bakizera n'amasezerano y'Imana ngo bagiye gushaka Imana, ngo barashaka gukiranuka, bigomba gukomoka mu mibabaro yabo. Nyamara nshuti zanjye, uburyo Imana yagennye bwo gutanga agakiza bunyuranye n'uburyo Roma yari yarazanye. Niba mwabibonye neza, uburyo amadini ya kirokore arimo gucamo ashaka gukiranuka, uburyo abantu bamwe na bamwe bo mu itorero ryacu bavangiwe barimo gucamo bashaka gukiranuka, ni uburyo bwari bwarashyizweho na Roma mu gihe cya Martin Luther na ba Calvin. Rero abagorozi Imana yagiye ibacisha mu nzira yo gukiranuka inyuranye n'iyo Roma yari yaragennye, kubera ko Roma yari yarangije inzira yo gukiranuka. Uyu munsi wa none rero abantu bamaze kuvangirwa, bamaze gucanganyukirwa. Martin Luther yarakomeze aravuga ngo ingaruka z'iyo mibereho yo kwibabaza
yabaye gutakaza imbaraga z'umubiri, maze arwara indwara yo kujya agwa amarabira. Igihe cyarageze Martin Luther akazaza agwa amarabira, bityo bimugiraho ingaruka atigeze akira burundu mu buzima bwe. Nyamara muri uwo muhati we wose, umutima we wari uremerewe, ntiwabashije kugira ihumure. Amaherezo yaje kugeraho abura ibyiringiro rwose, bitewe n'uko uyu muntu yashakiraga agakiza aho kadashobora kuboneka. Reka nkwibutse yuko mu Baroma igice cya mbere umurongo wa 16 Bibiliya ivuga ngo iki? Bibiliya iravuga ngo erega ubutumwa bwiza ntibunkoza isoni, kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa, uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki, kuko muri bwo ari namo gukiranuka kuva ku Mana guhishurirwa, guheshwa no kwizera, kugakomezwa nako, nk'uko byanditswe ngo ukiranuka azabeshwaho no kwizera. Aya magambo niyo yatumye Martin Luther atandukana n'inyigisho yo kwihangira gukiranuka, atangira gushaka gukiranuka guturuka ku Mana. Ubutumwa bwiza rero nizo mbaraga z'Imana zituma umuntu wizeye abasha gukira. Kubw'ibyo rero umukiranutsi azabeshwaho no gukiranuka kwe gukomotse ku Mana. Abaroma 3:21, gukiranuka guheshwa no kwizera Yesu Kristo. Ariko noneho hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe, kudaheshwa n'amategeko, nubwo amategeko n'ibyahanuwe ari byo biguhamya, niko gukiranuka kw'Imana. Abizeye bose baheshwa no kwizera Yesu Kristo ari nta tandukaniro. Mu magambo make, gukiranuka Imana itanga nuko umuntu ku giti cye, kandi gukomoka kuri Yesu Kristo kubwo kumwizera. Twihuta rero, uyu mugabo witwa Stopitz ni umwe mu bagabo bafashije Martin Luther. Igitabo cy'intambara ikomeye paje 91, Imana ibonye ko Martin Luther yenda gushwanyuka, yenda guturika umutima kubera kwiyiriza ubusa, kurara amajoro, kwibabaza umubiri, kugeza ubwo asigaye yikubita hasi. Uku kwikubita hasi kwatweterwaga nuko ibitekerezo bye byari byarataye imbaraga, kandi mu by'ukuri nta kindi. Uyu munsi wa none abantu bikubita hasi kubera inzara, abantu bagira amayerekwa bagata umutwe kubera ukuntu bibabaje bashaka gukiranuka, abantu babibona bakabyita mwuka wera, kandi mu by'ukuri ari ukuvangirwa. Imana imaze kubona Martin Luther ageze ahagoranye, yamwoherereje umugabo witwa Stopitz. Ubwo byagaragaraga yuko Luther yatakaje ibyiringiro byose, nibwo Imana yamwoherereje inshuti yo kumufasha. Amen. Mu gihe Imana imaze kukureka ugakoresha ibibaraga byawe byose, aho wakekaga gukura gukiranuka ukahabura, nibwo Imana igutabara. Stopitz wari waramaramaje niwe wafunguriye intekerezo za Luther ijambo ry'Imana, maze amusaba kureka kwirebaho ubwe, akareka gukomeza kugira inkeke y'igihano kidashira kizaterwa no kwica amategeko y'Imana, ahubwo agahanga amaso Yesu umukiza we ubabarira ibyaha. Yaramubwiye ati, aho kwibabaza wiziza ibyaha byawe, ishyire mu maboko y'umucunguzi, mwiringire, wiringire ubutungane bw'imibereho ye ndetse n'urupfu rwe rukuraho ibyaha. Tegera amatwi umwana w'Imana yahindutse umuntu kubwo kuguhesha ubwishingizi bw'ijuru. Mukunde kuko ari we wabanje kugukunda. Uko niko intumwa yuje imbabazi yavuze. Amagambo ya Stopitz yakabakabye umutima n'ibitekerezo bya Luther. Nyuma y'igihe arwana n'amakosa yari yaragundiriye igihe kirekire, Luther yabashije kwakira ukuri, kandi amahoro ataha mu mutima we wari wihebye. Nguko uko Luther yabonye Imana rero. Ntabwo Luther yaboneye Imana muri cya gihe yari afungiranye muri bya bindi abantu bita ubutayu. Ntabwo Luther yabikuye muri cya gihe yibabazaga cyane, ndetse umubiri we akawukoresha uburetwa bukomeye cyane. Ntabwo yahawe isezerano ryo kubabarirwa no kwemerwa n'Imana muri cya gihe yikubitaga hasi kubera ko ashonje, umubiri we warataye imbaraga. Ahubwo mu butumwa bwiza yabwirijwe n'uyu mugabo akamuhumuriza, Luther yakiriye umwami Yesu. None uyu munsi wa none abantu bakubwira yuko utakwakirira Kristo mu masengesho, bakubwira ko utakwakirira Kristo ahantu hatari mu bihanamanga, hatari mu misozi. Ntabwo wakwakira Kristo utababaye iminwa yawe ngo izeho ibisebe, igifu cyawe gipfumuke. Oya nshuti zanjye, inzira yo gukiranuka abantu barimo barayangiza, n'amadini yarayangije. Nta na rimwe Imana izashaka agakiza mu kwihimbahimbira no mu gukoresha imbaraga z'umuntu. Mu mwaka w'1522
gukomeza kugeza mu 1523 umugabo witwa Ignatius Loyola ariwe washinze abajesuite yazanye uburyo budasanzwe bw'imisengere. kandi uyu mugabo avuga yuko igihe yari ari iruhande rw'umugezi, iruhande rw'akagezi, yagize iyerekwa, amaso ye aramufungukira, atangira guhumuka, noneho arangije atangira kwandika. nyuma yaho yavuze yuko yatangiye kubona ibintu bidasanzwe, atigeze agira ikindi kintu abona. uyu mugabo yavuze yuko yabonye mu iyerekwa ahabwa n'Imana umurimo we, umurimo ko agomba kuyikorera. uyu mugabo mu buryo budasanzwe yatangije kwandika igitabo cyitwa The Sketch, yanditse Fundamental of his little book Spiritual Exercises. mu magambo make, imyitozo ya roho nibwo yatangiye kuza. uyu mugabo niwe washyizeho ubu buryo bwo gusenga, uburyo bwo kwibabaza, ubu buryo abantu benshi barimo gukoresha bw'amayerekwa n'ibiki. ndetse uyu mugabo yavuze yuko yeretswe data wa twese arimo kugendana na Yesu, ngo arangije ngo data wa twese atunga urutoki uyu mugabo witwa Loyola, ngo arangije ngo abwira Yesu ngo uyu yatubera umukozi mwiza. ngo kuva uwo munsi uwo mugabo abamukurikira yahise abita, yahise ashinga company The Company of Jesus, aribo baje kwitwa abajesuite. ariko mu by'ukuri uburyo uyu mugabo avuga aho yari arimo gusenga, kuri website nabashyireho hariya yitwa christianitytoday.com, banditse yuko yasengeraga mu buvumo. mu magambo make, uyu munsi wa none imisengere yo gusengera mu buvumo, imisengere yo kwereka umusaraba, imisengere yo gushaka gukiranuka biturutse mu kwibabaza, biturutse mu gushaka uburyo ubabaza umubiri, biturutse mu kugira ibindi bintu binyuranye n'ibyo Bibiliya tuyisomamo. ubu ni uburyo bwatangijwe n'uyu mugabo witwa Loyola. uyu mugabo witwa Loyola atangiza ibintu byitwa imyitozo ya roho, byabyaye umusaruro ukomeye cyane. kandi ikintu gitangaje ni uko igihe cyageze abakristo benshi bakagendera muri ibi bintu. kubera iki? yashyizeho uburyo butatu. yashyizeho uburyo bwitwa meditation and prayer. arangije avuga yuko abantu bari muri iyo meditation, kwitekerezaho mu buryo budasanzwe no gusenga mu buryo budasanzwe, ibi bintu umuntu agomba kubifashwamo n'uwitwa spiritual director, umuntu ugomba kuboneka akagufasha kumenya ko Imana yakwemeye, akagufasha kumenya ko wababariwe, akagufasha kumenya ko wateye intambwe, ko watsindishirijwe cyangwa wakiranutse. ibi bintu uyu munsi wa none mubibona mu matsinda amwe namwe y'abantu bitwa ngo barasenga Imana. Spiritual director mu magambo make ni umuntu ukubwira yuko Imana yakwemeye cyangwa itakwemeye. ngibi uyu munsi wa none muzabona mu matsinda aho umuntu akubwira ati Imana irakwemeye cyangwa ntirakwemera, komeza usenge, hari ibintu bitatu utarareka, rarubiretse, ejo uzatsindishirizwe, Imana imbwiye izina uzitwa mu ijuru. ubwo buyobe bwose bukomoka hariya. rero nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire amagambo ababaje. uyu mugabo niba mubirimo kubireba kuri screen zanyu, hariho umugabo udasanzwe, ni ikinyamakuru cyitwa americanmagazine.org, cyanditswe muri 2016, bavuga ku bigendanye n'imyitozo ya roho yashyizweho na Loyola, uburyo irimo gukoreshwa mu bantu bari nano-catholics cyangwa abantu batari abagatulika. hano baganiraga n'umugabo witwa Paul Clowry. bavuga yuko uyu mugabo ari umujesuite w'umupadiri, kandi akaba ari umuprofeseri wigisha iyobokamana muri Santa Clara, muri universite iri muri California muri Amerika. mu byumve neza, ni igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Father Crowley yavuze yuko yigisha abantu batari abagatulika iyi myitozo ya roho yashyizweho na Loyola, afokasinga cyane ku buryo abo bantu kuri teoloji n'uburyo bushyashya yakoze bw'ubushakashatsi bwo kwigisha izi nyigisho. muri 2015 rero yahindutse umwanditsi w'ikinyamakuru gikomeye cyitwa Theological Studies, kandi abantu bamukoresheje bagiye bamukoresha ikiganiro bamubaza uburyo afata inyigisho za Loyola akazigisha abantu batari abagatulika. nshuti zanjye, nagira mbabwire uburyo uyu mugabo yavuze abikora. baramubaje bati what are some of the grace non-Catholics typically
experience in the exercises. Magambo make ni igiki cy'umwihariko n'ayahe mahirwe abantu batari abagatulika bungukira muri ubu buryo bw'imyitozo ya Loyola ya roho y'imyitozo ya roho. Yavuze yuko abantu bakuramo amahirwe yo kumenya icyo Roma ibamariye, kandi arangije aravuga ati abaprotestanti benshi nibo ndimo kwigisha, ndetse usanga ibi bintu babishamadukiye cyane kuruta uko abagatulika ba nyirabyo babishamadukiye. Uyu mugabo yakomeje arimo kugaragaza yuko ibi bintu birimo kubyara umusaruro, kandi ibi bintu bifitanye isano bizana impinduka bikanageza no ku musaruro ababikora, kandi abo bantu babikoze bahinduka aba spiritual directors. Mu magambo make, abantu batojwe n'uyu mugabo baje guhinduka, baragenda bashinga amadini yabo arakomera, kandi barangije ngo bahinduka abagenzuzi b'ibigendanye n'iby'imyizerere mu madini yabo. Uyu munsi wa none rero nagira ngo mbabwire yuko aba bantu barimo gushinga amadini, aba bantu barimo gukora ibitangaza, aba bantu barimo gushinga amatsinda y'amasengesho akorerwamo ibintu bidasanzwe, abenshi ni abantu bari ku kazi batreninzwe. Reka mbabwire yuko ubu buryo ni uburyo burimo kuzanwa n'iyi systeme ya Roma, yaba meditation, yaba contemplation. Ubu buryo bwose ni uburyo bwimbitse. Hano baranditse ngo the two primary form of praying thoughts in the exercises are meditation and contemplation. Hari ukwitekerezaho hakaba n'ibindi. Meditation, we use our mind. Muri meditation dukoresha ibitekerezo byacu, ariko nanone twifashisha nanone amagambo, dusenga tuvuga, tugasenga twifashisha ibimenyetso, tugasenga nanone twifashisha ideas, ibitekerezo by'abandi bantu bagiye bakunda Imana batari twebwe. Kubw'ibyo rero muri izi images bakoresha harimo no kureba umusaraba, cyangwa kwifashisha umusaraba usenga, cyangwa kuwubona mu bitekerezo byawe. Contemplation, bavuga yuko hano bakoresha emotions. Emotions ni amarangamutima. Barangije hano baranditse ngo we pray with the scripture, we do not study it. Mu magambo make, muri contemplation dusenga twifashishije ibyanditswe, ariko ntabwo twiga ibyanditswe. Mu magambo make, Bibiliya baraba bayifite bayishyire hariya, cyangwa bifashisha agasomo kamwe kugira ngo bakatire mu byo bashaka, ariko ntabwo byemewe muri aya masengesho yabo kwiga Bibiliya. N'uyu munsi wa none muzabibona amatsinda menshi y'amasengesho y'amadini atandukanye, uzasanga abantu bayobowe n'amarangamutima. Bibiliya zirahari, barimo barazikubita abantu babasengera, ariko mu by'ukuri Bibiliya ntibazibumbura ngo bamenye ibyanditswe muri zo. Website nayishyize hariya kuri screen muzayibona. Ariko twihuta, mu gitabo cyitwa ubutumwa bwatoranijwe volume ya 2 baranditse ngo musobanura ijambo ry'Imana n'ibihamya byanditswe mu buryo butari bwo, bityo mushaka gukomeza gukora umurimo w'inzaduka mukurikije uko mwumva ubusobanuro bwabyo. Ena White yeretswe yuko mu itorero ryacu hari abantu muri kiriya gihe, wibuke ko uyu mugabo witwa Loyola yabayeho mu gihe cya Martin Luther. Kubw'ibyo rero itorero ryacu ritangira, aba bantu baje kurivangira kugira ngo bariteshe equilibre, ariko harangije haboneka ubutabazi. Nawe yaranditse ngo ndetse mwageze naho muvuga ko mwahawe imbaraga yo kwirukana abadayimoni bitewe n'imbaraga y'imikorere yanyu ku ntekerezo z'abantu. Abagabo n'abagore bagejejwaho bemera ko bafashwe n'imyuka mibi, kandi ko Imana yabashyizeho nk'abakozi bayo kugira ngo mwirukane iyo myuka mibi. Hatangiye kuboneka abantu bavuga yuko bafite imyuka mibi muri bo, noneho haboneka abantu mu itorero ryacu bagenda bavuga yuko birukana abadayimoni, birukana imyuka mibi. Mu by'umugore wawe avuga, mu ndirimbo no mu kwiyerekana kudasanzwe kudahuje n'umurimo nyakuri, wa mwuka muziranenge ari gufasha kuzana ubwaka bushobora kwangiza umurimo w'Imana ku buryo bukomeye buramutse bugize aho bwemerwa mu matorero yacu. Uyu mugabo yararimo kumubwiza ukuri. Ena White abwira uyu mugabo, aramubwira ati umugore wawe biriya bintu yikoresha aririmba, yikaraga, yikubita hasi, biriya byose abeshya ngo ni mwuka wera, agiye kuzana ubwaka mu itorero, kandi buzangiza ibintu byinshi aho buzakirwa. Ese aya magambo ari mu butumwa bwatoranijwe volume ya 2 page 36 ntituyareba uyu munsi wa none mu matorero yacu? Ntihamaze kuboneka kwigaragaza kw'imyitozo ya roho mu ipica ya kigaturika, ariko ikaba yifatanya n'imyuka ya kirokore? Ibi bintu bikaba byamaze kuvangira ukwizera kwacu. Birahari rwose.
abantu mu gitabo cy'abahanuzi n'abami paje 170 baranditse ngo abantu bagiye bahabwa inshingano bakarimbishwa imirimbo y'ubuturo bwera, nyamara batambaye gukiranuka kwa Kristo, icyo gihe bazagaragara bakozwe n'isoni z'ubwambure bwabo. Tubimenye, abantu benshi bari mu by'inshingano z'idini ariko ntibibuka yuko gukiranuka kw'Imana gukenewe. Rero nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire amagambo akomeye Ezekiyeli yavuze twerekera ku musozo. Ezekiyeli 18 umurongo 24, Bibiliya ivuga ngo iki? Ariko umukiranutsi nareka gukiranuka kwe agakora ibibi, agakurikiza ibizira byose, ibyo umunyabyaha akora, mbese azabaho? Ibyo gukiranuka yakoze byose nta na kimwe kizibukwa, ubugome bwe yagize n'icyaha cye yakoze nibyo azazira. Mu magambo make, ubu hariho indi nyigisho y'ikinyoma ivuga yuko umuntu wari umukiranutsi adashobora kuba na rimwe yazagwa mu mutego, ntashobora na rimwe kuzongera ngo agwe. Umuntu wigeze aba umukiranutsi ntashobora na rimwe kuzongera kugira ikindi kibazo. Mu magambo make, gukiranuka umuntu wagize amahirwe akaguhingukaho. Ariko nshuti zanjye, nagira mbabwire, byanga byakunda gukiranuka nako gukura mu muntu nk'uko imirasire y'izuba igenda ikura kugeza igihe izuba rirasa cyane. Nshuti zanjye, nagira mbabwire ngo gukiranuka kw'Imana, igihe cyose umuntu atarindiwe mu mbibi z'ibyanditswe byera ngo arindwe na Mwuka Wera, igihe cyose habonetse imbaraga yo gusubira mu byaha no gusubira mu bibi, kandi umuntu kwa gukiranuka kwe akangiza amateka yako, ntabwo Imana izamwishimira. Daniyeli igice cya 4 umurongo wa 24, Daniyeli arimo kugira umwami inama yaramubwiye ngo nicyo gituma ngusaba Nyagasani ngo wemere inama nkugira, kuzaho ibyaha byawe gukiranuka, kandi ibicumuro byawe ubikuzeho kugirira abakene impuhwe, ahari aho uzungukirwa amahoro. Mu magambo make, mu gihe cyose ibyaha byacu bitarakurwaho no gukiranuka, kandi ibicumuro byacu ntibyigizweyo no kugira impuhwe zikomoka kuri kwa gukiranuka kwabonetse muri twe, nta mahoro tuzagira. Rero nshuti zanjye, nkweretse neza uburyo inzira yo gukiranuka yangijwe kugeza ubwo uyu munsi wa none abantu nk'uko Roma yari yarabiteguye yuko umuntu yatsindishirizwa n'imirimo ye, n'uyu munsi wa none amadini menshi yamaze gufata ubwo buryo. Yewe no mu itorero ryacu hari abantu bagifitiye imyumvire yumva yuko uko atanga amafaranga menshi mu itorero, uko atanga igihe cye, uko avunika mu makorari, uko agaburira abavugabutumwa akabafasha, uko yitanga akajya za CHK bihagije. Kandi ibyo bintu bizagera ku rwego Imana ikabiheraho igahanagura dosiye z'ibyaha bye. Ariko Daniyeli igice cya 4:24, inama nakugira ni imwe, kuzaho ibyaha byawe gukiranuka, kandi gukiranuka ni Kristo. Ubwo Kristo niwe ukwiye guhanagura ibyaha byawe, kandi gukiranuka ni kwinjira muri wowe, ariko Kristo ibicumuro byawe bizigiruzwayo, noneho utangira uba umuntu wagirira n'abakene impuhwe, imibereho yawe myiza iboneke, kandi umusaruro uzakuramo ni amahoro. Ariko nta mahoro y'abanyabyaha, niko Bibiliya ivuga. Inzira yo gushaka gukiranuka wishatse muri wowe ni inzira ikomoka i Roma, ni inzira yangije gukiranuka. Rero nk'uko wa muntu yabivuze twabonye mu ntambara ikomeye twasomye, hariho amadini abiri: idini ishaka gukiranuka ibyikuyemo, n'idini ishaka gukiranuka ibikuye ahandi, ariho muri Kristo Yesu. Idini imwe ishakira mu mirimo uburyo yakwemerwa imbere y'Imana, mu gihe iyindi dini ishakira gukiranuka kw'Imana kuko ariko konyine gushobora gutuma yabyara imirimo, noneho imibereho myiza yo gukiranuka ikaboneka. Imana ikugenderere, Imana igufashe kugira ngo umenye ko gukiranuka kw'Imana kunyuranye n'amarangamutima y'abantu. Inyigisho za Loyola zirimo zirageragezwa mu madini yose. Tumaze kubona ubuhamya bw'uriya mupadiri arimo kuvuga ati ubundi izi nyigisho zacu abaprotestani barazikunze kandi zirimo zirabagirira akamaro kurusha abagatulika, kuko kubigisha biramfasha, kandi abo nigishije neza bahinduka abayobozi b'imyizerere b'abandi. Uyu munsi wa none ndagusaba ngo imyizerere yawe yo kugira undi ugengwa nayo. Utagira umuntu runaka ufite itsinda watwaye imitekerereze yawe n'amarangamutima yawe ku buryo atatuma utekereza. Igihe kirageze ngo twiringire Imana yonyine, kandi tumenye yuko gukiranuka kuva muri yo. Imana iguha umugisha kandi kugenderere. Icyifuzo cyanjye n'icyifuzo cyawe nuko gukiranuka kuguhimbano kwigizwayo, tukabona gukiranuka gukomoka ku Mana, kandi gukiranuka gukomotse ku Mana byanga byakunda kuzagira
uzagira umusaruro no mu bihe biri imbere, mu gihe cy'akaga gakomeye cy'akarengane, mu bihe by'ibigeragezo, umukiranutsi n'ubundi azakomeza abeshweho no kwizera. Mu gihe nk'iki ngiki insengero zirimo gufungwa, mu gihe umutekano n'umudendezo w'umutimanama n'umudendezo wo gusenga bigiye kubuzwa, umukiranutsi azakomeza abeshweho no kwizera. Imana ikubesheho kubwo kwizera mu izina rya Yesu, amen. Dusenge. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Gukiranuka niyo nzira waciye guturuka muri Edeni. Iyo nzira ikomoka mu maraso ya Yesu Kristo. Iyo nzira niyo nzira yabonekaga mu buturo bwera. Nta muntu n'umwe ushobora kwishakamo gukiranuka ngo akubone. Byanditswe byawe byera bitubwira ko n'uwabigerageza yabagerageza bitazakunda. Ariko mu by'ukuri icyo Bibiliya yavuze ko kitakunda nubwo cyageragezwa, Roma yo yabwiye abantu kukishakamo kandi bakakibona. Martin Luther yatangije inzira y'ubuprotestani abwira abantu yuko umukiranutsi abeshwaho no kwizera, kandi gukiranuka k'umukiranutsi kuzamutunga ariko nata icyerekezo akajya kure y'ijambo ry'Imana, gukiranuka kwe kuzibagirana. Nyamara Loyola we aho kugira ngo ashakire agakiza ku mwami Yesu, yiyumvemo yuko ntacyo ashoboye agakiza agashakire mu mwami wacu, Loyola yaciye indi nzira yo kujya mu butayu, yo kujya kwibabaza mu buvumo kugeza igihe agomba guhabwa amayerekwa. Kandi uyu Loyola yashyizeho uburyo abantu bagomba kwishakamo imbaraga kugeza igihe bazibonye, bakishakamo gukiranuka, ndetse ashyiraho n'ibintu abantu bazacamo kugira ngo ubwo bukiranutsi babubone. Ariko birababaje yuko vuba bidatinze ubwo ugiye kuvuga ngo uwera niyere n'uwanduye yandure ukiranuka akomeza akiranuke, hari abantu benshi bagiye babeshywa n'amadini yuko bakiranuka, bakabeshywa n'amatsinda, bakabeshywa n'abayobozi babo mu by'imyizerere yuko bakiranuka, ariko ijuru rigiye kubwira ngo bapimwe mu bipimo basangwa badashyitse. Uduhe gutekereza ku hazaza hacu, uduhe gutekereza ku gukiranuka kwawe, kuko ari cyo cyonyine gikwiye kudutwara umwanya n'ingamira, nicyo gikwiye kudutwara imbaraga nyinshi. Ni ugushaka uburyo ubuzima bwacu buhishanwa na Kristo mu Mana, kandi tukamanika amaboko kuko ntacyo twakwishoboza. Reka gukiranuka kwawe kwinjire muri twe kandi kubyara umusaruro, tubisabye mu izina rya Yesu.